Celebobo Studio. Celebobo TV. Celebobo TV. Iwabo hano muri uyu mujyi wa Kigali hari igikondo kuri Sejemu ntoragura ng'imigati yaboze basunikisha urukweto bavuga ngo dore uko gisa nikiva hangaha. Atera intambwe ndagira ngo twongerere Imana amashyi menshi cyane. Abantu bafite impundu ni muhimana impundu. Ya mashyi yandi afite gahunda yo hejuru kwa kundi. Amashyi yumvikana dushimira Imana. Haleluya, haleluya. Karibu Dr. Imana iguhe umugisha. Ndamukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo murangure ibiganza turamukanye. Yesu nashimwe cyane. Imana nishimwe. Turashimira Imana kuri uyu mugoroba tugeze hano kuvuga imirimo y'Imana. Ntabwo duhagaze hano ngo dutere igipindi, dufite imirimo ifatika Yesu yakoze. Ndagira ngo mbabwire ko dufite aho Imana yatuvanye, dufite aho Imana itugejeje, tuzi naho itujyana. Nicyo gituma tuvuga imirimo y'Imana yacu. Imana ishimwe. Nitwa Twahirwa Remo, hanyuma naturutse mu majyepfo mu karere ka Huye, mu itorero nkoreramo umurimo w'Imana, ni itorero rya Taba mu rurembo rwa Huye, paruwase ya Huye. Ndi umubwiriza butumwa bwiza. Yesu aduhana umugisha. Ndagira ngo mbere yuko mbabwira ubuhamya dusome ijambo ry'Imana, nza gushingiraho mbabwira imirimo Yesu akora. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14, hanyuma ni umurongo wa mbere turasoza ku murongo wa 6. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati databuja, tuza aho ujya inzira twayibwirwa, ntituza aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Muyikirize amen. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma aya magambo ni amagambo y'ihumure, ni amagambo Yesu yavuze, ni amagambo Yesu yavuze. Kandi aya magambo ndagira ngo ngutangarize ko udakwiriye guhagarika umutima, kuko Yesu afite ubushobozi n'imbaraga zo kukugirira neza. Ndagira ngo muvuge mu rukundo afite, urukundo rwuzuye rutari nk'urw'abantu. Afite kugira neza, imbabazi nyinshi, ndetse ikigeretse kuri ibyo Yesu araruhura. Reka mbabwire ko jyewe mbere yuko Yesu amagakiza nabanje kuba umunyamibabaro. Hanyuma navutse mu muryango, data na mama baza bashwana kubera amakimbirane yo mu ngo. N'uyu munsi aracyahari, abantu barayagira. Ariko ndagira ngo mbabwire ko aya makimbirane ajya ateza ibibazo, bigatuma abana bahura n'ingorane nyinshi. Ariko turashimira Yesu ukunda, kubera ko kuba uriho ntabwo ari impanuka. Yesu azi impamvu uriho. Imana ishimwe. Hanyuma mu myaka 7 mama yaradutaye, sigara kwa muka data. Data akitujyana kwa muka data yahise ambwira ngo imuhenyo ko atakugiriye ntuzazinsabe. Aba nkuriye inzira ku murima. Hanyuma ntangirana n'icyitwa imibabaro. Narangije primaire muri 86, mpita mfata inzira yo kuba mayibobo. Nabaye mayibobo hano muri uyu mujyi wa Kigali. Hari igikondo kuri Sejemu ntoragura ng'imigati yaboze basunikisha urukweto bavuga ngo dore uko gisa nikiva hangaha. Ariko ndashimira Imana mu rukundo Yesu agira, ntabwo ajya arobanura ku butoni,
ngutangarize ushobora kuba uhagaritse umutima bitewe n'imibereho. Izere Yesu ahindura ubuzima bugahinduka. Hanyuma nabayeho muri ubwo buzima ngeze ubwo mba umurasta. Nabaye umurasta nambara amaderede, najyaga nk'urumogi, sinibuke n'izina ryanjye, za mayirungi duhekenya hariya za Mburabuturo najyaga nirirwayo nkarara ndwana n'abajandarume icyo gihe batwirukankana. Ariko Yesu angezeho, anyitegereje, angirira impuhwe nkiza gufitiye muri uyu mugoroba, nubwo umaze igihe kirekire, ariko Yesu ineza ye irahari. Yesu nasimwe cyane. Nimubanze mumumpera amashyi, yarakoze. Yanyambuye umwambaro mubi, yanyambuye amadrede, yanyambuye ankuramo imyotsi y'urumogi. Ibyo za mayirungi nirirwaga ndya arakoropa. Ubaka agasura mubona ni ukubera Yesu. Ntawampaga amazi, ntawangiriraga impuhwe, nta n'uwancagaho ngo abe yansuhuza. Ariko uyu munsi baranshaka. Yesu nashimwe cyane. Utanga icyerekezo cy'ubuzima ari hano. Abaririmbyi barimo baramuvuga, abantu barimo baramwamamaza. Nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mugoroba, izere Yesu utanga ubuzima, izere Yesu ufite icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Abantu baragerageza, abantu baraguta, abantu bakureka, ariko Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Yesu yasanze nambaye amadrede, arampamagara, anyinjiza mu rugo rw'Imana. Biravuga ngo bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Arangije aranyuhagira. Nagira ngo mbabwire, Yesu yampamagaye anzanye kubera umumaro, anzanye kugira ngo ngire umumaro. Ampamagara nta muntu ubigizemo uruhare, biturutse mu rukundo rwe nk'urwo agufitiye uyu munsi. Reka nkubwire ngo niba nta n'umuntu wigeze akubwira ko agukunda, ndagutangariza ko Yesu agukunda urukundo rutangaje. Imana ishimwe. Hanyuma rero Yesu amaze kumpamagara, ndagira ngo nkubwire imirimo yakoze. Bwa mbere amaze kumpamagara yaranyuhagiye nk'uko ubibona, arangije aranyubakira, anyubakira urugo, umugore, anyubakira inzu, nta maboko yanjye akozeho. Arangije amabana, mfite abahungu 2 n'abakobwa 2. Arangije ankorera ikindi kintu, hari muri 2003, arambwira ati tujye kwiga. Twinjira mu ishuri sasa. Nari mfite imyaka 33, najyanaga n'abana taza gukina. Iyo igihembwe cyarangiraga, twazanaga birote twese tukazizanira madamu. Ubwo niwe wari warabaye mama wa twese. Hanyuma bakavuga batufite menshi ni uhembwa. Papa nta bintu byo kuzana nyine kuri papa, ufite amanota menshi ni uri buhembwe. Ubwo twari muri competition, twese twiga, abantu bakazajya bandeba bagaseka, bakavuga batari kuri ya musaza arimo aragira ate, ndiga turonkomeje na Yesu turashwanyaguza. Hanyuma ninjira segonderi, Yesu arambwira ati dukubite, turashwanyaguza, turagenda. Twinjira muri kaminuza, je na Yesu turashwanyaguza. Uyu munsi wa none ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Nta gipindi dutera. Ndashimira Imana. Nawe nubishaka uzaze nkuvure. Kandi ndashimira Yesu imirimo akora. Reka nkubwire, hari igihe kigera wenda umuganga akakubwira ngo imirimo irarangiye, ndumva aho ngejeje ubushobozi burangiye. Nibyo ko kubwenge bujya bunanirwa, ariko reka nkubwire akantu jewe ngira. Iyo bigeze ahandi uvuga ngo birananiranye, mpita nguhuza na Yesu ushobora byose. Ukiza indwara zananiye abanyabwenge, agakiza izananiye abaganga, kakubwira ngo hari Yesu ushobora kuguha ubuzima, akaguha amateka mashya. Hanyuma ubwo urumva ko ako ngako Yesu yagashyizemo mu buryo bukomeye. Iyo nicaye muri biro ndi gusuzuma, iyo nicaye ndimo nitegereza uburyo abarwayi barimo baza imbere yanjye nkagira umumaro, bitambwira Yesu ngo ndagushimiye. Hahita avuga ngo Satani wari wishe umumaro wanjye, ariko turashimira Imana kuba turiho si impanuka. Nagira ngo nkubwire ko imbere yawe ni heza nk'uko babivuze, kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe wemere wizere Yesu. Hanyuma umugambi w'Imana, Imana iwuhishure. Reka nce
ibintu by'imigani birirwa baca, birirwa bavuga ngo abagabo ngo babarokore ngo banywa fanta, ngo nta jambo bagira. Tugira ijambo. Ngo banywa ibikoma ngo ntibamenye igikomye. Iyo ni imigani y'abakecuru. Tunywa igikoma tugafatamo amaproteine, tugafatamo n'imyunyungugu, hanyuma tugakora akazi neza, ibintu bikagenda neza. Petero yavuze ngo iki? Yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe, aravuga ngo rirushaho gukomera, ngo ndetse no mu gihe cy'umwijima riramurika. Yesu ni umugabo kandi jyewe ndamwemera. Haleluya! Dufite aho yatuvanye, dufite aho tugejeje, dufite n'icyerekezo cy'aho tujyanye. Uretse n'ibi ngibi n'imigisha yo mu gakiza, adufitiye n'ubugingo bw'iteka ryose. Yesu abahereza umugisha. Hanyuma n'ubuhamya nabahaga gatoya, ndashoje. Hanyuma rero ibikurikiraho, ijambo ry'Imana rirahari. Niwizera Yesu uzabona imirimo ye. Yesu mumumpera amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Amashyi menshi tuyongere. Papa, guma hanga n'icyo kandi tugiye gukora. Reka gume hano, hanyuma tugiye gutungurana. Mwabyumvishe ko abyumva iby'indwara neza. Agiye gusengera abarwayi. Hari umuntu urwaye yizeye ko ashobora gukira, hakaba n'urwaye atabyizeye. Abo ni babiri. Ariko kuko Imana ariyo kwizera, hari ibyo ikorera gukiranuka kwayo gusa. Papa, ndagushyigikiye, sengera abarwayi mu izina rya Yesu. Hanyuma bafite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, twizera Kristo ukiza. Izananiranye n'abari bamaze 38 yarababwiye ngo mwikorere mu gihe. Hanyuma muzamura ibiganza byanyu mubishyire hejuru, dusenga Imana. Turagushimiye Kristo, muri wowe harimo imbaraga zikiza, muri wowe harimo ubutware n'ubushobozi. Uyu mwanya muri uyu mugoroba turakwizeye. Reka iri teraniro ryose uyu mwanya ribone imbaraga zawe, ribone gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Aba bantu barambuye ibiganza kubera ikibazo cy'uburwayi, byashoboka ko bana babwiye ko zitakira, ariko kuri wowe nta mupaka. Kuboko kwawe kurarambuye, ugutwi kwawe kurahari kuri kumva. Ndasenza mu izina rya Yesu Kristo kujya ukorana imirimo nanjye uyu mwanya wa none aha ngaha. Tegeka ubu burwayi mu izina rya Yesu, ubu burwayi bukire, abantu banezerwe, abantu bahimbaza izina ryawe, kandi imirimo y'Imana ikoreke, hanyuma bazamamaza izina ryawe. Turagushimiye Kristo kuko ari ukiza, nta ndwara n'imwe ikunanira. Mu bushobozi bwawe byose birakumvira. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa nibikomeze kuba ibyawe. Tugukomeye mu mashyi kubw'imirimo ukoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.